Shalom shalom, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni Bishop Karema John. Umutsima w'uyu munsi, Joshua 8:1-2. Havuga ngo Uwiteka abwira Yoshua ati, ntutinye kandi ntukuke umutima, jyana ingabo zose uhaguruke mutere kuri Ayi, umenye ko nshyize umwami waho n'abantu be n'umudugudu we n'igihugu cye mu maboko yawe. Murongo wa 2, uzagire Ayi n'umwami waho nk'uko wagize Yeriko n'umwami waho, kandi iminyago yaho n'inka zaho uzabyitwarire, bibe iminyago yanyu, nuko muce igico inyuma y'umudugudu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo iyo turivugamo turimo turumvamo ibintu nka bitatu. Icya mbere, turumva Uwiteka arimo abwira Joshua uburinzi, kurindwa, nzabana nawe. Iyo ijambo rivuga ngo nzabana nawe, Imana ibwira umuntu ngo nzabana nawe, tugenda turyumva kenshi muri Bible. Ntabwo Imana ibana natwe nk'indorerezi cyangwa se ngo Imana ibane natwe nk'umufana. Imana yiri muri twe cyangwa iri hamwe natwe, ikintu cya mbere dukorera ni ukuturinda. Kubera iki? Imana ni ubwami. Ntabwo Imana igiza ku giti cyayo ngo ize yonyine. Iyo Imana ije izana ubwami. Igihe Yesu yigishaga abigishwa be gusenga, yarabwiye ngo mujye vuga ngo ubwami bwawe buze. Nuvuga ngo iyo Imana ije izana na guverinoma. Rero nta bwami bushobora kubaho budafite umutekano, budafite ubushungira umutekano, bidafite ubucungira amahoro. Rero nimba Imana ije ku buzima bwanjye, izana n'ubwami bwayo, ikazana n'abashinzwe umutekano w'ubwo bwami, mu izina rya Yesu. Icya kabiri, Imana irimo iratwereka, ivugana na Joshua kumugabiza urugamba, kumugabiza abanzi be, kumugabiza Ayi. Irimo irabitubwira ati, nzakugabiza umwami wa Ayi, nzakugabiza abantu baho, nzakugabiza umudugudu wawe nk'uko nabigukoreye Yeriko, n'ubu niko ngiye gusubiramo nongere mbigukorere. Icya gatatu, turumvamo kumugabira ubutunzi bwaho, imitungo yaho bazakura muri urwo rugamba, inyungu bazakura muri urwo munyago. Imana yamusezeranya ngo noneho uzabyitwarire n'ingabo zawe. None ni ukubera iki Imana irimo kubwira Joshua aya magambo? Nicyo tugiye kuvugaho. Imana ibwira Joshua aya magambo, ubyumva neza ku gice cya 7 igisomye. Ayi niyo mudugudu muto wabayeho mu midugudu Abisirayeli barwanye nayo, ariko nawo mudugudu bagiriyemo ibibazo, kuko Joshua atoranyije abatasi nk'umusirikare, abatuma kujya gutata umudugudu ngo amenye uko bawugota n'uko bawutera. Abatasi bagiye gutata umudugudu ngo basanga ari umudugudu muto ku midugudu yose. Baje babwira Joshua ati, nurusha ingabo, wohereza ingabo z'abantu bose, ohereza abantu nka 200, hagati ya 200 na 300, umudugudu baraza kuwufata. Barangije bumva ko ari ikintu cyoroheje, bumva ko ari umudugudu woroheje, bumva ko ari urugamba rworoheje. Barangije batuma abo bantu, ariko nibiringira Uwiteka. Buri gihe cyose nyakunda kubwira abantu ngo ibintu byoroheje mu buzima bwacu nibyo bikunda kutubana binini bikadukomerera, kuko ibintu byoroheje, ibitekerezo byacu n'ibyiyumviro byacu bikunda kumva ko turi bubishobore mu buryo bworoshye, ariko akenshi ugasanga nibyo bitugoye. Ugasanga ibintu bikomeye tubihaye Imana kandi Imana irabikoze, ariko ibintu bigiye byoroha nibyo bitugoye. Icyo kigomba kutwigisha kubana n'Imana mu buzima bwa detail. N'ikintu wumva ko cyoroshye wagikora mu buryo bworoshye, giha Imana, nibwo kiri bukunde kurushaho. Icya kabiri, bagiye bafite igicumuro, ngo baragiye ngo hagira abantu bamwe, uwitwa Kani ngo yenda ku byashinganywe, yicumura ku Mana, yica ku mategeko y'Imana, ntiyagenda uko Imana ishaka, agendana ikizira. Ngo bageze rero Imana yakoze iki? Yabagabije aba Ayi. Babantu bari boroheje ngo barabatsinda. Nicyo kintu cyababaje Joshua mu buzima. Bwari ubwa mbere atsinzwe kuva asigaranye ingabo za Isiraheli. Ngo Ayi barabatsinda, bamaze kubatsinda babicamo ingabo 36. Bwari ubwa mbere ku rugamba rwa Joshua hapfuye abasirikare, hapfuye abagabo 36. ngo bagarutse bagaruka bahunga baneshejwe,
ngo Joshua aririra Imana avuga ngo i Kanani bazabyumva bate, amahanga ari imbere yacu azabyumva ate, nibumva ko turi abanyantege nke, nibumva ko dutsindwa bazatugota baturimbure. Ikiruta si uko wari kuturekera kujya Yorodani tukaba ariho dutura kugira ngo amazina yacu azimangane muri iki gihugu twibagirane iteka ryose. Iyo turekera muri hakurya ya Yorodani nubwo hari hafunganye, mu bikorwa hakurya ya Yorodani hari imiryango mike yasigaye yari ituye ya Manase na bagenzi be na Gadi batigeze barwana, bo bigumiye hakurya ya Yorodani. Joshua avuga ngo twari kuguma hariya nubwo hafunganye, nubwo ari hato, aho kugira ngo amazina yacu arimburwe. Kuko yavugaga iki, yavuga ngo nimba umudugudu muto nka Ayi udutsinze ukatunesha, noneho ibihugu binini by'i Kanani tujyamo by'abami bakomeye bezagira imbaraga zo kudutsinda. Ngo Joshua yikubita hasi n'abakuru b'Abisiraheli basenga Imana, bafata umukugu bawitera mu musatsi mu mutwe, ngo bacara kubigunira hasi bigaragura hasi bararira. Imana ibwira Joshua n'iki kikuriza, n'igitumye unakira. Joshua abwira Imana, Imana ibwira ngo impamvu ibyo byose byabaye nuko abantu bancumuyeho, nuko abantu bankoreye icyaha, nuko abantu bakoze amakosa. So rero iki gice twahereyeho, Joshua yari amaze gukosora amakosa abantu bakoze, aribwo afataga Akani n'umuryango we n'abamukomokaho bose. Joshua amaze kubahana, bamaze kwakira igihano, Imana ihosha uburakari, iragaruka ibwira Joshua, iramubwira ngo noneho nzabana nawe, noneho nguhaye uburinzi, noneho ngugabije Ayi, noneho nguhaye ubutunzi bwa Ayi mu izina rya Yesu Kristo. Inama y'uyu munsi rero naguha cyangwa natanga, iya mbere nimwe, nuko witekerezaho ku makosa wacumuye ku Uwiteka. Imana ni nyembabazi, sinzi ko abantu bajya batekereza Imana. Mu by'ukuri Imana ntabwo igira ubugome, Imana irarakara ariko iranababarira. Imana irarakara ariko iranababarira. So rero kugira ngo ukomeze ukorere mu gihombo, ukorere mu busabane buke n'Imana, uragaruka ukihana, ukayaturaho, ukayisaba imbabazi, Imana ikakubabarira. Nubwo Isiraheli bacumuye bagacumura ku Uwiteka, Akana kenda ku byashinganye, Imana ikabagabiza amaboko ya Ayi, bakapfamo n'abantu 36. Joshua bagarukiye Imana, bakosoye amakosa, Imana yongeye kugaruka ku Bisiraheli, yongeye kubaha umutekano, yongeye kubaha uburinzi bwayo mu izina rya Yesu. Hari icyo watakaje, hari icyo wabuze, ongera usabane n'Imana, ongera wihanire Imana, ongera ugarukire Imana. Imana iracyahari, Imana iracyagutegereje, Imana iracyakwifuza, Imana iracyafite ubushobozi bwo kurwanirira uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen. Icya gatatu, Imana bamaze kwigarukira, Imana irongera ibagabiza ibyo bari barabuze. Ugarukiye Imana mwene data, ukagarukira wari ugereje, ukongera ugasubira mu bihe, ukongera ukagira inyota, ukongera ugasenga, ukongera ukagira ishyaka ry'umurimo, ukongera ugakora umurimo w'Imana, ukongera ugahaguruka, ukongera ukumva haleluya. Imana yakongera ikagusubiza ibihe byo kunesha, yakongera ikagusubiza ibihe by'imbaraga, yakongera ikakugabiza iki gice, yakongera ikaguha umugisha, yakongera ikakwagura mu izina rya Yesu. Ugarukiye Imana yakongera ikaguha ubutunzi. Baba ngo Uwiteka abwira Joshua ngo noneho ubutunzi bwo kuri Ayi bwose, ibyo mukurayo, byaba inka, byaba ifeza, byaba imyambaro, byaba izahabu, buri kintu cyose kiva kuri Ayi mukijyanire, kibi cyanyu, b'umutungo wanyu, mukoresha uko mubishaka, kuko Uwiteka ubagabije mu izina rya Yesu. Hari ibyo Imana ishaka kutugabiza, ariko inama y'uyu munsi nuko tugarukira Imana, twongera tukihana, twongera tukezwa, tukongera tugatungana, twongera tugakingura imitima yacu, tukajyana ubusabane n'Imana, tukakira imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Inama ngo uyu munsi rero ongera ugarukira Imana. Umutima w'uyu munsi nuko ongera ugarukira Imana, ukongera ukezera Imana. Nubwo hari byakunesheje, Imana iraguha amahirwe ya kabiri nka Joshua kuri Ayi. Nubwo hari byagutsinze, Imana iraguha amahirwe ya kabiri nka Joshua kuri Ayi mu izina rya Yesu. Mwakira amahirwe ya kabiri yo kongera kunesha mu izina rya Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, ndasengera abana bawe, ndabingingira muri iki gitondo ngo uyu munsi bongere bagaruke maso yawe, uyu munsi bongere ubanezererwe, ibyari byarabatsindiye kuri Ayi bongere kubinesha
umugisha, wongere kubarwanirira, wongere kubaha umugisha, wongere kubakoraho, wongere kubafasha, wongere kubayobora, wongere kubatsindishiriza, wongere kubabera Imana, wongere kuba mu ruhande rwabo, wongere kuba umugaba w'ingabo. Mu izina rya Yesu bagendane nawe, babane nawe, barane nawe, bakorane nawe. Imbaraga zawe zikore ibitangaza ku buzima bwabo. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana nyamana, uri Imana y'icyubahiro. Ngo bagirire neza kandi ubahe umugisha. Imbaraga n'ubuntu bwawe bikomeze kubana natwe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Mwakira umutima w'uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu yongera agarukeho, umwami Yesu yongera akuzeho, umwami Yesu akugabize ayi, umwami Yesu akugabize ubutunzi bwaho, umwami Yesu aguhe umugisha mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Shalom, shalom. Biyanwa amahoro y'Imana. Amen.